intambara ikomeye cyane. Ubu ni intambara ikomeye cyane mu bitsina by'abantu by'abakobwa n'abagabo. Ubu abagabo babaye ibikoko by'inzoga nta rugo bagikeneye kubaka. Ese ni ukubera iki mukabyaramo? Nta rugo bagikeneye kubaka habe namba. Umugabo yarangwaga n'iki mukabyaramo? Umugabo yarangwaga nuko mu rugo rwe avuga ati gese ndaryihaho ry'umugore. Banukenye ako kantu gakubiteho umwotso ngo abagabo babaye inyamaswa akirirwa mu ibara akarara mu ibare wajya kumva saa sita z'ijoro kumva ari ku mwango akaza akarara aruka inzoga mu buriri bugacya akagenda ukagenda. Oya mama aruka inzoga mu buriri. Ubu ni urugamba rukomeye cyane. Uwiteka kereka natabara isi nawe ubundi bigeze kure nk'ubucike. Babaye abayuda nta bantu barimo inyamaswa zo mu ishyamba. Inyamaswa ni inyamaswa ndaho umugabo n'umugore bahuriye. Umugabo ari uko umugore nawe ari uko niko jye mbibona. Niyo manda mbona ubiriho. Uyu mwana amagambo avuze niyo ubanza yarabibonye rwose arabibona aritonda arabyitegereza. Abagabo ubu ni mbofu. Ni mbofu haja ni kusema nini? Ni bure. Bure ni kusema nini? Bure ni bure. Ntacyo bamariye ubusa. Ntacyo bamariye abagore. Ubu ni bure. No kuvuga ngo umugore yanga ni bure kuko adashaka wa mugore bashakanye babyaranye ngo rere babana abana ni umwana niba agiye mu mashuri akaba bamutumye amafaranga. Umugore yabwira umugabo ati umwana bamutumye amafaranga ngo nigiye bari uzagenda uyatanga. Gabanyijwe Imana ufite ugo rubaze rwawe ngo uzagenda uyatange. Uwo mugore ati je nyakura he ngo nyakurage. Ubu abagabo babaye ibikoko by'inzoga nta rugo bagikeneye kubaka. Ese ni ukubera iki mukabyaramo? Nta rugo bagikeneye kubaka habe namba. Umugabo yarangwaga n'iki mukabyaramo? Umugabo yarangwaga nuko mu rugo rwe avuga ati gese ndaryihaho ry'umugore. Banukenye ako kantu gakubiteho umwotso ngo umugabo wa kera uko nababonaga aravuga ati gende ndihaho ry'umugore naba ndiye yenda bimwe yararanye n'undi akabimuha ati kandi nkaba ndiye amabyi. Umugabo akanga kuzajya igihaho. Umugabo akagenda kwihahira akabizana akabishyiraho umugore agateka byashira umugabo agasubirayo ubwo agahenguka akaba kararangiye. Igihe mbiruka nuko nabibonaga ko abagabo bakundaga ry'umugore. Nta mugabo wajyaga ihaho ry'umugore uretse ku nk'ubu rero genda muri iyi manda yajyemo amasoko. Ngiruka nta masoko yari. Abantu barakenaga bakajya guhahira mu bandi agahaha ku bandi bantu ihaho akarizana mu rugo. Ariko akavuga ati gese nshaka umugore wanjye ajya guca inshuro ngo agende yari guhingira naka. Bangaye bavuga bati ngo uriya mugabo ngo aragihaho umugore yarashye wenda buriya ngo niba arizanye ngo nundi mugabo bararanye ni uri muhaye. Ibyo bagabo bakera barabyangaga akagihaho yihahiye peseriye ku giti cye. None rero abagabo bubu umugore yaba ariraraniye n'undi akamuha iryo jana akarimugurira umwanda w'ibijumba. Umugabo araconshomera ntavuga ati amafaranga sinamuhaye ahahishije iki. Uyimanda ni mbi cyane. Yimanda ni mbi cyane nta buzima ifite. Ntabwo mbireba ntabwo ntabwo ifite rwose. Abagabo babaye inyamaswa akirirwa mu ibara akarara mu ibare wajya kumva saa sita z'ijoro kumva ari ku mwango akaza akarara aruka inzoga mu buriri bugacya akagenda ukagenda. Oya mama aruka inzoga mu buriri. Agiruka mu buriri barimo. Uyu mwana bavuze ko barongora abana aba yamaze kunywa ibyo biyoga by'ibiyobyabwenge yahura n'akana gato akakarambika hasi. Kandi kera umuhungu yashabaga umukobwa akabwira ati umuhungu yabaga ageze gushaka yabwiraga ati genda bashaka umugore turakuze mwana turashaka umugore. Umuhungu ati none se ibyo ubone ibibwa nta kigenda. Aho wamubonye ni he ushaka ati kwanaka. Ubwo se akagenda akahamagara wa mugabo se w'umukobwa bakavugana. Amara kuvugana ati sinkwiye umugeni. Akaza akabwira umuhungu ati rero itegure umugeni namubonye. Se nawe agashaka inzoga akagenda bagasaba.
bugacya bakazasubirayo bagatebutsa umugeni akaza umuhungu atazi umukobwa igitsina cye icyo ari cyo ngiruka umuhungu atazi igitsina cy'umukobwa icyo ari cyo umukobwa nawe atazi igitsina gabo icyo ari cyo babibwirwaga n'abayobozi wabaga warashatse umugore niwe wabwiraga uwo musore abagore nabo bakabwira uwo mukobwa bati bigenda bitya batabizi pe munamba nabonye ariko akana kangana gute kaba kazi abagabo icyo ari cyo kaba kaza agahungu nako nkaka kaba kazi abakobwa icyo ari cyo nicyo gituma benshi badashaka abagore avuga ati ndashaka umugore ndamugura nimushukisha niyo mpamvu bidashaka abagore agasore nigeze kumva kaganira n'abandi amubwira ati bajya abakobwa bo kwa ntaka n'inda ya bose ati umukobwa yarambwiye ngo yabuze ngo ikayi ati ndamubeshya ngo ndamuha 50 agura ikayi ati muha 20 ati bwarakeye yageze mu rugo asanze ari 20 ati duhuye ngo dingo warampemukiye ngo mpe 20 nashakaga 50 ndi inyuma abo mbumva ukavuga ubu ni intambara ikomeye cyane ubu ni intambara ikomeye cyane mu bitsina by'abantu by'abakobwa n'abagabo ni ibya buri wese si urw'ubu ni ibintu byabaye nabi cyane ubu ni intambara ikomeye hehe ubu ni intambara ikomeye ku bakobwa n'abagore n'abagabo ubu birakomeye cyane kera hari umugore kera banywaga inzoga aho bavumbye nk'umuntu yubakishije nk'umuntu yarashingishije abantu bakagenda bakavumba bamara kuvumba bagataha umugabo akajyanywa inzoga umugore yamwengeye ariko ubaha amabare yagiye abagore saa 3 saa 4 bari he bari mu mabare ese yageze nk'ahariya hiherereye yahura n'umugabo akaterura akajugunya hariya yanyweye amenye uhamujyanye wariwe hari umugore wari kugeza saa 1 ataragera mu rugo uwo munsi yarabigezaga umugabo akabona yamukingurira ahitaga amubwira ati bayi ati gese nshaka umugore ugenda ko abugoro bataragera mu rugo ibyo kera ntawabagaho ugasanga umugore ari mu rugo wahamagara umugore akitaba ariko saa 1 saa 2 abagore bari mu mabara urumva imanda ari bwoko ki nk'ubwo yaje wamenye bahuriye akaraha akajugunya hariya yatakase nijoro akababyariye umuntu atazi n'ibirwara nuko ni indwara babasukamo ubu ni urugamba rukomeye cyane uwiteka kereka natabarisi nawe ubundi bigeze kure nk'ubucike yakigeze kure nk'ubucike ubu yakigeze kure rwose birakomeye ntako nabona nabibu uwiteka niwe uzabikora kuko niwe muyobozi niwe mugabo w'ingaba twe ntacyo dushoboye gukora ariko kubwo abantu barapfuye byararangiye bafite iherezo ribi ati ubu ngubu kurambagiza ugashyira mu rugo ni ibintu byo ku munwa ntabwo kurwubaka ntaho bihuriye no kubaka wa mugani w'umwana ati amurambagiza amubeshya yarambaye inda ya kera yamara kumugezaho barana kabiri ngo ndumva ndetse uri hanyuma y'ababandi buhanze akigira mu buhanze akamusanga ari inyuma y'ababandi wa mugore rero nyine akazabura uko agira aba yabyaye atubuse nitera abana basigare barerwa nabi uyu mugabo ko atazabarera kazajya n'undi mugore akanyikira abana urupfu rubi abagore ubu kuba mu rugo no kubyara nuko babyara utabyaye ntiyahaba kuko nta rukundo ruhari rw'abagabo n'abagore ni ibintu njya mbona rwose nta herezo ry'abagabo n'abagore b'iki gihe ni abayuda abagabo babaye abayuda nta bantu barimo inyamaswa zo mu ishyamba inyamaswa kwihana kwabo rero simbizi aho bazabikura yenda kwihana kereka nka leta ivuze iti dutiye inzoga ari izizo mu macupa ari izi bapima buri munsi bakazica ntihazagire umuntu wongera gupima noneho bakajya biyengera bakagura amasaka umuntu akiyengera ari yenda byadohora ariko ibi bintu bimwe ariyo macupa n'abiriya bapima byasha abantu byararangiye byishe abagabo n'abagore n'abakobwa byishe ubu byishe benshi ko mbona ni urugamba rukomeye
mbwira umugabo afite umwana aratsinze bamwohereza hajya kwiga yenda se ati mwana nta bushobozi mfite imbwa ngiye gusaba ijye hafi umwana agiye hafi naho ayo bamwatse ngo ndaguha ngo nyoko yaguha ngo ndaguha kubera iki ubwo nyina agahangayika agahahamuka akabura uko abigenza wa mwana kwiga nabi mbese ubwo azamenya se ko ari se imana nimufasha nyina akabona uko amugengetereza akamurihira umwana akarangiza yenda akazabona akazi azamenya ko uwo mugabo ari se azavuga kiriya ni papa bizashoboka ntasi azaba afite kandi iyi manda niko imeze abarihira abana babo ni 1%. Abandi barabanze rwose neza ngo tungo gihe nta mafaranga afite ngo nyoko nayaguhenye ngo ndakurihira ngo uzamara iki ngo uri muri yigira ugasanga umwana yarababaye akavuga ati mana nk'ubu mbonye ikinyigisha nkarangiza nta data mfite ubwo yazamana akavuga ati uri papa kandi yaramwanze ntabwo bishoboka nuko bimeze rero muri iyi manda mutware wanjye ndetse nuko mbibona kandi kera ntibyariho iby'ubu byarakuyobeye ubu byaranyobeye rwose ndabireba ariko bucya bigenda bucya bihinduka ntibi bintu kera ntibyabagaho none ubu habaye ubukokeza bubi cyane ubu habaye urugamba rukomeye batazashobora ngo barurwane barushobore burya kubaka urugo ni umugabo akaba avuga ati jyewe inkike yatembye nyinga nyubake umugore akabazwa guhinga ntabazwe guhaha umugabo abona urugo rukennye agahaguruka akaba ari uhaha akazana ibiryo agateka bakarya byashira agasubirayo umugabo w'ubu arya ibiryo umugore azanye kandi ntazi aho abikuye ni urugamba araranye n'undi mugabo amuhaye icyo gihumbi aragihahishije arajyaniye umugabo arariye ubwo ari ibibuye ntari indwara ubwo ari indwara nase ari ibyo yahashye wapi nuko rero nuko nuko ibyumbi ubona abantu twarewe ngayo nguko komera urakoze mama turagukunda kandi komeza nyagasana kuzigame Uwiteka no mungere umuzera ntazakena amena amuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi amusubiza intege mu bugingo data twese ni umugabo w'ingabo niwe udukorera byose twe ntacyo dushoboye gukora turi abakene turi impumyi niwe udufata ukuboko akatuyoboresha ukuboko kwe ahimbazwe mwese no mwese amena